ndashaka kugira ngo mwabonye iyi communique ya M23 bari kuvuga ko bari open sizi icyo mubitekerezaho ariko hari abantu batishimye mu makomenti turi gusoma hasi bari kuvuga ariko nuva ko ari bya politiki bari kuvuga ko ngo bari prêt à se retirer gusubira inyuma umva ko njumva ari langage politique ariko bari kuvuga ko aho ngaho kuri point ya gatatu ngo M23 rappelle qu'il prône et privilégie la solution à la crise à travers un dialogue politique. So murumva ko ahangaha nyine si y a une opportunité de bese hari opportunité yo ngo baganire hazaba ibiganiro niko numva muri iyi communique bamaze kuyiposta nona. So sinzi icyo mubitekerezaho ariko nuko nyine abenshi wenda ntago babishaka babikunda ariko nkuko nabyumvaga mbere ko nta dialogue tusa ariko ubwo M23 bw'ibivuze ndumva of course ni politique kuko n'aba politiciens M23 ni umva rero nyine nicyo mubitekerezaho ariko abatabyishimiye nyine nakundi tugomba kubizera abayobozi right. So ngo nta kundi nduko ari abantu batabyishimiye ko barabivugaga cyane muri space za muri imihanda right. Ndumva rero nta sinzi icyo mubitekerezaho. Merci. Batishimiye ko M23 yasubira inyuma oya bya negociation ariko nahanga bavuze ngo bari prêt yo gusubira inyuma niko banditse cyangwa nk'ibisoma ngo bari kuri prêt ngo yo gusubiza c'est ça reka dusoma hanga bari kuvuga ngo ubundi iryo tangazo ryose ridushyirire mu kinyarwanda buriya waba udufashije. Okay ngiye kugerageza ariko niba ntabivuze neza mu mbabarira. Oya rwose nta kibazo ko ngiye nubwo navukiye mu Bufaransa ntabwo bari kuvuga mu cyongereza ra ariko numva do bari kuvuga nyine ngo M23 ntabwo ikeneye gufata ville ya Goma nk'uko abantu bari kubivuga ibihuha biri kubivuga ya Kinshasa ariko imirwano iri kuviza force zabo kandi bakabombarda population niyo mpamvu nyine MV tugomba kwidefanda. Numero 2 mumbabare niba ntabikoze muzamu hari undi uri kuyazamuka bimfashemo abishoboye ariko ndagerageza. M23 reste attaché. M23 rero irashaka amahoro kandi ahanga numero 2 irashaka amahoro kandi iri prêt yo kwiretira kuri de ses positions iri prêt yo gusubira inyuma si un cessez-le-feu formel voilà non yavuze ko iri prêt gusubira inyuma ibi byose nyine ibintu byavuzwe mu mishyikirano cyagiye biri en place ntabwo isubira inyuma babyubahirije kwa kundi mécanisme de vérification crédible cessez-le-feu ibi byose mbese ariko gusubira inyuma ariko tuzi ko of course batazabikora depuis bategereje nta nubwo bashaka kubikora urabona kumva ko nyine icyo kabamwe nshimiye M23 nuko atwa iri gukina neza politique for real like ce sont des politiciens absolument urumva ko ari kuvuga ati twebwe turi prêt gusubira inyuma ariko a condition ko ibi byose mugiye kubikora which we know they will never do kuko ntabyo banakoze in the first place. Ya gatatu ngo M23 rappelle qu'il prône et privilégie la solution à la crise à travers un dialogue politique. Ahangaha rero nyine iravuga ko ira privilégier irashaka dialogue dialogue politique ngo les dirigeants régionaux internationaux sont appelés à soutenir cette voie. Bari kubibutsa nyine ngo abategetsi ba regionaux babishyigikira. En fait turabona yuko ngeni nk'uko mbyumva bari prêt yo kuvuga yo gukora dialogue bariya babyemeye
sasa rero nzi ko muri iyi minsi abantu batabishakaga batabivugamo batumva ko bagomba gukora dialogue ariko urumva M23 nibivuze ko iri prêt à un dialogue politique nuko nyine we maybe biri mu nzira ubwo nta kundi nyine aba atabishakaga nta kundi n'ugukomeza tukajya inyuma y'abadirija M23 kuko nibo bari imbere sinzi icyo mubitekereza merci murakoze Denise ibyo uri kuvuga nibyo mu biri mu tangazo murakunyumva turakumva ibyo Denise ari kuvuga nibyo ni ukuvuga ngo iriya tangazo rishobora kuba ari itangazo riri politiza ukuntu kuko ntabwo rideterimina ibintu neza cyane gusa bari kuvuga bati guverinoma iri gukomeza kubobardinga gutera ibisasu mu baturage kandi ntabwo ari byo bashaka bibaye ngombwa basubira inyuma bakagira ibiganiro ariko ibiganiro by'amahoro atari ibiganiro bishaka kuvuga ngo wenda ni kwa kundi ko kubasubiza inyuma nta biganiro bagomba kugirana by'amahoro gusa sinzi niba wenda ibya politike ntago tubizi hano iyo turi hano tujya tuvuga ko tubyumva twebwe nk'abaturage cyangwa nk'abantu tukavuga ko tubyumva ariko itangazo ririho ni uko riri kugaragaza yuko hari bo bari kurengera iyo bombardema y'abaturage kuko guverinoma yakomeje kubombardinga intu z'abaturage nangwa se ahantu hari abaturage rero kubera protection y'abaturage M23 yo ariyo iharanira ari nabyo irwanira yo iri kumva yuko yagira ibiganiro kandi bo n'ubundi bibutsa yuko ntago bigeze banga ibiganiro usibye guverinoma ya Kinshasa. Guverinoma ya Kinshasa niyo yanze ibiganiro kugeza n'ubu ntago tuzi niba yo ifite iyo gahunda. Sinzi impamvu wenda iri tangazo barisohoye mbere yuko guverinoma ya Kinshasa yo irisohora. Yanumvaga ko ari guverinoma ya Kinshasa yarisohora mbere yuko M23 irisohora. Rero reka tubitegereze, ntago twabimenya uko ibintu bihagaze ubu ngubu, ariko ibyo itangazo rigaragaza ibyo Denise ari kuvuga nibyo. Murakoze. Denise urakoze cyane, vraiment rwose inyandiko y'Igifaransa njyewe njya nyibona nkaho idahari. Ndizera ko hari n'abandi bameze nkanjye, ariko urakoze cyane. Ubavandimwe banjye tuvugisha ukuri, M23 ni abasirikare buriya ubundi ikintu abantu batajya bareba. M23 ntabwo ikomeye, M23 nta nubwo ifite ibikoresho birenze, ahubwo ikintu kirenze kinakomeye aricyo kinabatera gutsinda ni impamvu barwana. Yes, uko ni impamvu barwana. Umwana winjiye iwabo mu rugo ugafata mama we, uyu mwana ufatiye mama we ugatangira mama we kumucira mu maso, kumumenaho amazi, kumusohora mu nzu yabo, uyu mwana w'imyaka 5 niyo waba uri umugabo ugeze iriya hejuru yakurya amenyo, yakunosha inzara, yakurira, yagukandagira, yagucira mu maso, yakora icyo ari cyo cyose gishoboka kugira ngo atabare mama we. M23 nabo ntabwo ari abanyembaraga, nta nubwo bafite ibikoresho. Guys, do you know government? Leta murayizi.
leta ya Kongo ihagurutse ikajya mu Burusiya ikavuga ati naratewe n'inyeshyamba ntabara, ikajya mu Bushinwa, ikajya muri za Mozambique, ikajya hehe igahaguruka ikajya gutabaza. Yatabaza mu bihugu 30 hagatabara 10. M23 yarasana kangahe? Ariko kubera impamvu yarasana inshuro tutibaza zibarika. Niyo mpamvu hari ikintu abantu batajya bumva. Mu bantu bize politike ubundi haba amoko 5 ya politike. Haba politike ya mbere yo bita democracy, hakaba n'ibindi yo bita authoritarianism, hakaba n'indi yo bita totalitarian, hakaba n'indi yo bita monarchy, hakaba n'indi yo bita hybrid. Hari n'indi bajya bongeramo yitwa dictatorship, ariko dictatorship yo niriya mu Kinyarwanda bajya bita igitugu, ariko reka nze gutinda ko ririya yo ya kabiri yo bita authoritarianism. Authoritarianism M23 irwanye, ntiyumvisha abaturage impamvu barwana, ntiyumvisha amahanga impamvu barwana, ntiyumvisha abantu impamvu yo gusubira inyuma, ntiyumvisha abantu ko igambiriye amahoro, ntiyumvisha abantu ko ishaka ibyiza, ntiyumvisha abantu yuko ishaka amahoro y'abaturage, ntiyumvisha abantu yuko itagambiriye gufata ibice bya Kongo, ntiyumvisha abantu yuko igambiriye gufata ubutegetsi. Bavandimwe banjye, ntabwo M23 yamara n'icyumweru hariya. Niyo mpamvu ibyo bintu byose iba yarabitekerejeho. Niyo mpamvu M23 ifata sake igahita nganjira kwibaza impamvu ishobora gusohora itangazo mbere ya leta. Ihita itanga leta kuko ziriya ni inyeshyamba. Ihita itanga leta ikavuga ati twebwe bari batwishe turitabara twisanze muri sake, ariko ntago tugambiriye Goma pe, nubwo byegeranye. Ntago twe tugambiriye Goma, ntago ariyo dushaka, ntago ariyo dukeneye. Nose barashaka iki? Like no, bashaka Kinshasa, that's niyo ndi kwibaza. Bashaka iriya Denise. Sorry? Barashaka iki? Iriya M23 ikoresha ni langage politique. Uri kubyumva? Yeah. Iriya langage politique itayikoresheje, Amerika itivuga, Amerika ifite abasirikare hariya muri Nigeria, ibafite hariya muri Somalia, yafata rekobuteri 10 ikazibwira ati mufashe uwo mugabo Kisegeti mwirukane abo basore. Ntabwo batera kabiri. Rero iriya langage politique iyo iracengera ikagera mu matwi ya Amerika, ikagera mu matwi ya Kenya, ikagera mu matwi ya Uganda. Cyoza atari ko se wamugane bari abana ko bari iwabo, kubera iki perezida watemera ngo baganire. Donc M23 irashaka ibiganiro. M23 irashaka ibiganiro, ariko irabizi neza ko leta ya Kongo itazigera yemera kuganira nabo. Irabizi ibyo ngibyo. Iranabizi neza ko leta ya Kongo yasinyira avuga ngo le M23 n'abarebere ni umutwe witwaye gisirikare, ntago ari inyeshyamba. Kandi leta ya Kongo ngo ntago ijya yicerane n'iki n'imitwe yitwara gisirikare. Bivuze ngo abateroriste bivuze ngo leta ya Kongo ntago izigera yongera kwicarana na M23.